Ikibazo cy'abanyarwanda ba Uganda urwango bafitiwe ntabwo ari urwoko Perezida ari Museveni nkuko babivuga ngo Museveni ngo niwe utumya uzana abanyarwanda ngo niwe batwaye imyanya myiza y'akazi ngo niwe bagira te no kubwa Obote no kubwa Amini yewe n'abaperezida bose babayeho muri Uganda abanyarwanda barangwaga barabangaga mu rwango bafitiwe. Dr. rero Lawrence Muganga kuba yarahawe umwanya wa minister ariko cabinet ntimwemerere ntabwo ari uko bamwanga gusa oya bakurikije itegeko. Dr. Muganga ubwe arabizi ko yavuye mu Rwanda nako Amini yavuye Uganda akajya mu Rwanda agafata iranga muntu akaba yagakora muri Rwanda Revenue Authority niho yavuye ajya kujya muri Canada abona passport nanone ya Canada cyangwa ubwene gihugu bwa Canada ubwo yari afite ubwene gihugu butatu. Ahubwo nkibaza nti President Museveni ni yihe mpamvu yatoye Lawrence Muganga kandi aziko adashobora kuba minister. Reka tubasuhuze nanone abadukurikira kuri Umusingi TV. Muraho mwiriwe mwaramutse ko hari aho baburimo gucya. Nizere ko Imana ibarinze mumeze neza. Ni Gatera Stanley nkuko bisanzwe. Reka mbasuhuze mbahe n'ikaze mu kiganiro tugiye kugirana uyu munsi kuwa kabiri tariki 9 kwa gatandatu umwaka ni 2026. Umwaka twawurangije urimo uragenda igice turagijyanye dusenga Imana n'ikindi kiranye tujye mu wundi. Ntabwo ndi kugenyine rero ndi kumwe n'umugabo hano mumenyereye mwese mumaze kumenyera abantu barambwira ngo baragukunda cyane ngo uvugisha ukuri cyane. Icyo banyigishije ni ukuri bambwira ariko guca mu ziko ntigushye kandi nabyo cyane cyane ubundi binyugarije ku mahirwe yanjye kuko ubu ukuri amahirwe abantu bakayakandagiramo. Ngaho basuhuze rero tugende. Mwiriwe abanyarwandakazi ba Chef Steven Bakaromba. Ndaje nanone ngo tuganire ko ibintu byinshi byo tuba dufite bireba bidayivatinga abanyarwanda urukumva ntabwo wapfa guceceka ukavuga utereka nze mbereke direction kuko tugomba kuba muri direction ntabwo twakwemera ngo abantu baze bahuze abantu zamurijwe tubareba ntabwo twabyemera. Yego. Bose ikibazo cy'abanyarwanda ko mbona cyabaye ikibazo turamenya tuzagikemura gute, turamenya bizerekeza he kuko nabonye abanyankore bahagurutse bisha abanyarwanda mukije mwihangaritu twabanywana mwaba bakurubitu mwaba nabitu biki nibiki ngo ariko ngo ibintu byose ni twebwe dushaka kuzana saga ibiki mbese ndabona ari abaganda ari abanyankore baduhagurukiye. Erega abanyarwanda ikibazo cyabo gisanzwe gihari Eastern Central Africa mara decades muri myaka myinshi cyane kuko aho duherutse kuganira nakubwiye ngo no muri 82 twari dufite ikibazo aricyo kimwe n'iki noneho bene wacu bajya Ruwero bagira ngo wenda cyabasorokeye ariko ibisambo biraza bikora iki nanone icyo kibazo biragihisha binanirwa no kugikemura kubera inda zabo. No kuvuga ngo n'ubu bizarangira nta kibazo baravuga birangire bitera n'ubu ngubu nitutifatanya nitutaba hamwe nitudakora abanyarwanda ibyo bakoraga icyo gihe cya 1982 ahubwo uzasanga bibaye nk'ibyo wabonye muri South Africa Mozambique n'ahandi usange baje bashimuta ibintu byabo babitwara. Hano byashoboka byari bihari niba muri 82 niba ushobora kuba ukiri umwana cyane ariko inka z'abantu zarariwe iwacu inka za data wacu wabaga hariya ahantu bahita Ruganda sinzi niba wenda y'u Rwanda haca iyo uciye muri Mbarara binjira muri za Ntungamo hari ahantu bita Ruganda inka ze baraziriye ahubwo n'ikibanza baragitwara
habagaho umugabo bamwitaga Birakwate. Yabanye n'icyo kibanza kumara kugira ngo ni nk'umwaka cyangwa n'umwaka n'igice. Ariko bagitwaye 1982 hanyuma by 1985 barakigarurira. Twari dufite n'umudokita wacu nawe yabaga ntungamiye ngiyo yitwaga Dr. Muneri, nawe ibyo barabiriye icyo gihe. Hari abantu njya numva bishyuza inka zabo ngo mu ntambara ya Museveni ngo inka zabo zaranyazwe barazirya bikiri. Ariko ubu ngubu ndakeka ko ubu abanyarwanda ni benshi bashobora guhaguruka. Jewe ndatekereza ko ibyo bigira byo kudahuza ni umurengwe, ariko ikibazo cyabaye bahuza. Ikibazo kirahari ahubwo barakirengagiza, nuko kidakomeye buriya ngira ngo kiranakomeye na cyane, kuko n'ibindi urabona se bashobora kukwima ibyangombwa rero idafite ibyangombwa. Ariko barakwima icyangombwa ugumeho ukore ubeho, ariko byajemo ibyo gutwara ubutaka n'inka n'ibiki. Icyo gihe ndakeka buri umwe azahaguruka. Erega n'ubutaka babutwaraga ariko babitwaraga kibenye, kereka niba uvuga wenda massive, nibaza kubitwara massive abanyarwanda bose bagiye kubaka ibyabo bazabitwara ntabwo niba abanyarwanda nibadahaguruka none ahangaha none birimo biragenda. Barimo iba barebaga ibibera South Africa bakareba ibibera za ni Mozambique ni hehe Zambia mu bice by'ibyo bihugu, barimo barirukana abantu batari abene igihugu cyabo. Ese hano ko bahora badushinja ngo ntabwo turi abanyarwanda bo mu Rwanda, ubu nibahaguruka kutwirukana kandi uburyo buracyahari. Perezida Museveni yabahaye buri kimwe, sinzi ko hari icyo muzamurenganya mwebwe mwinaniwe. we president nanjye najyaga murenganya buri munsi, ariko naje menya ikibazo aho gisanga muri twebwe kuko atangira kuvuga iki ngiki none hakaza abandi bakamugera, noneho yabona amajwi ari menshi kuko nawe bikamuyobera, byamuyobera akabasubika aho ngaho, akavuga ati aba ngaba reka mbe mbihoreye, akabareka aho ngaho, noneho ikibazo kikomeza kigakura. Ubu mwavugaga atikoteni yahabaye iki, ko byahagaze habaye iki? Atikoteni abantu barayirwanyije, harimo na Dr. Muganga Lawrence turabivuga ayirwanya. None uyu munsi niyo imukozeho, iyo iza ko yarahindutse yemerera umuntu ngo ubaye umuturage aho uvukiye, ubu nta kibazo aba afite. Twarabivuze ibi bintu, twarabivuze kera ariko nyine bakaturwanisha, kandi abantu baturwanisha bari bafite imbaraga. Ejo bundi narakubwiye ngo Dr. Muganga yari afite abantu b'abanyarwanda banini cyane muri State House, ku buryo bakanga umuntu nkanjye bakanze Human Resource wari uhari, nta nubwo yigeze nyandikira ibaruwa, yaravuze ngo ngaho hafi mwaye ntabwo akazi kanjye nzagapfirwa kubera wowe. Barakwirukana? Baranyirukana nyine kuri Dr. Muganga. Yababwiye ikintu kimwe, yarabajije ngo ni Bakaromba akora mu social development ngo ibyo ngibyo birahari. Ni muganga buriya niho byaturutse? Naho ngaho byaturutse, nta handi, ni uko nguko ibintu bikomeza bigira nabi cyane. Baravuga ati kandi ntabwo ari njye nyine, hari n'abandi banyarwanda bagapfiriyemo aho ngaho, ariko nuko nyine abanyarwanda bazira ko mushyigikira Atikoteni cyonyine, icyo ngicyo gusa. None Atikoteni niyo irimo kubakoraho, none Atikoteni yabafashe rega yabafashe, niyo bajya bavuga ngo umwana murizi ngo ntakurwa intozi. Twebwe twarariraga, ariko bakavuga ngo Bakaromba n'ubundi bamenyereye kurira, baramenyereye kurira, ngo baranatukana ngo bagende batazi ko ejo ngiki n'icyafashe kuri Muganga, ariko n'abandi kiraza kuza kubafataho, buhoro buhoro. Ariko urabona agifite amahirwe ko nta mahirwe byarangiye buriya. Kiriya cyari cyarangiye, kariya kari agakino k'umuntu yakinnye amureba, avuga arwanisha Atikoteni, aravuga uyu nguyu arimo arareba kuko Atikoteni iyo iza guhindurwa, iyo abanyarwanda bayishyigikira igahindurwa, ahubwo n'uwayihinduraga nawe yajya kubimufashije, kuko nawe yarakireba ko imufasha. Ariko se ubu yapfiriye he? Nyine muri uko nguko kwirwanisha, noneho uriya akareba bagiye kumukuraho umugati we, akavuga ati reka mbanze nihorera aba ngaba.
ko hari campaign yo kuzenguruka bigisha abantu bagira bati none se Uganda ni banyarwanda icikamo ibice niyo mpamvu rega babonye abanyagihugu bamwe nka batebwa bari bafite imbaraga cyane kuko nyine bamenye yuko abanyarwanda nibaza bazabakuraho akazi. Hari ikintu kitazi gatera muri mirongo urwenda na gatatu igihe ba Rwigema bari ba minisita hajemo abantu barwanishaga ikintu nk'iki ngiki kenyine hari harimo umugabo bamwitaga Brigadier Kanyankore n'abandi bamwitaga Bakamwesiga bari abanyankore barwanira ko abanyarwanda babatwayeho akazi. Icyo kintu cyaraje kiba kinini cyane nk'iki ngiki ureba muri icyo gihe abanyarwanda benyine baje bakora constitution aho mu mwanya wo kugira ngo bashyiremo itegeko baravuga nabo barwanisha ba Rwigema bavuga yuko mbese ubundi bagarutse u Rwanda. Njya nkunda kubwira yuko hari abanyarwanda bari abatungamo bavugaga yuko iki aribo banyarwanda benshi. So nicyo kimwe ureba cyarwanishije mu Rwanda. Sinzi niba warabyumvise ibyo bintu ariko byari bikomeye cyane icyo gihe. Byari bikomeye cyane ku buryo Tumwine na Fred Rwigema bahamagaye muri State House bagera bakitera ingumi zikaka. Narabyumvise imbunda zikajya hari hasi ingumi zikaka. Na Museveni mwe yarababwiye ngo nibarwane kuko nyine yarabarebaga yarebaga abanyarwanda barwana. Ibaze bagiye ku rugamba bararwanye baratsinze bo bonyine batangiye kwisubiramo. Nibyo rero ibi ngibi nibyo bya muganga. Ariko na muganga yagiye muri State House abwira Museveni ngo bariya ntabwo ari abanyarwanda buzuye ngo buriya twebwe twise abavandimwe ibintu byagenda neza iriya atiko teni tukayirwana. Museveni nawe habera umuhanga aravuga ati aba bantu aravuga ati abangaba ninjira mu ntambara zabo wenda nazigwamo nanjye tureka mbanze mbareke. Ahubwo aravuga ati kuki umuntu atishimira icyo ari cyo niba wanze utemera ko uri umunyarwanda kandi aka kanya ukaba ukompleni uvuga ngo baranyima umwanya ko ndi umunyarwanda gusa kandi itegeko uravuga ngo kandi itegeko ntabwo ryemera uravuga ngo ntabwo ryemera. Ubwo niyo mpamvu rero ngiye nshima President Museveni His Excellency ngewe ndamushima cyane nanjye mutereye saluti kuko we hari abajyaga bambwira ngo uriya mugabo afite ukuntu ko abifata nanjye nkavuga ngo none se arabifata kandi abizambaguza afite uko abifata ariko noneho nabyemeye ko afite ukuntu ko abifata. Arabona abantu birwanisha akavuga ati okay ataba ngaba ntacyo bifuriza bene wabo nabo ntacyo bashaka ati icyo mfite kubakora ni ugukora iki kambihorera. So buriya ibyo byarangiye abandi se ntibabonye ko barahiye barahiye bose barahiye ntawe. Ariko numvise ngo ejo hari abandi bashobora kurahira ba bandi bari bagize ikibazo Adoniya iba nandi bose bararahiye. Buriya byarangiye byararangiye byose bose bararahiye. Ejo umuntu abantu batarahiye yari First Lady Janet Museveni na muganga bonyine. Adoniya yararahiye Adoniya na Museveni yararahiye. Ubwo muganga we byarangiye ibyo ni ibyo ngibyo kandi ntagire uwa bureminga atazagira uwo agerageza kubureminga. N'abandi banyarwanda bose bo byababaje bibababaze bamenye yuko ari bo nkabo babyizanye. Hari umushuti wanjye aba muri Kenya nawe yavukiye n'ahangaha ajya mu Rwanda ariko ndaza gushyiraho video ye hano yitwa Patrick yambwiye ati urwanga abagande batwanga ariko ubwo harimo n'abanyankore kandi abanyankore gishekeje hagize ikiba nabo bagenderamo kuko ntago batandukanya abanyankore bose uzabona ntago batandukanya umunyarwanda n'umunyankore ntago bose icyaza cyahitana benshi muri bo. Abanyankore bose uzabona barwanisha abanyarwanda uzamenye ko bafite isano y'abanyarwanda ye nibyo. Noneho avuze ukuntu bahereye kera babanga ngo bakajya babaherekeza no ku ishuri ababyeyi kugira ngo batabakubitira mu nzira. Nibuka nanjye ukuntu twajyaga tujya kwiga tugatwara inkoni tukazihisha mu byatsi hari ukuntu icumita mu byatsi gutyo tukahishamo tugakina umupira rero
umupira w'abanyarwanda n'abagande twabatsinda ubwo twaba tuzi ko ari kurwana nta kindi. Ubwo umuntu akirukanka akuraho inkoni. Ibi rero bikwereka iki? Bikwereka ikibazo cyahereye kera. Ikibazo cyari gihari kiva kera, niyo mpamvu rega abanyarwanda bagiye Ruwero. Niyo mpamvu bagiye Ruwero muri 1996 baza bazi yuko iki kibazo bagikemuye. Bagezeyo kubera inda nini nizo zongeye zigarura iki kibazo. Ariko ubundi ikibazo cyari cyakemutse kabisa, kuko ahantu hose twajya duca, kuko nakubwiye ko nari umwe mu bantu bamwe ahantu hose twari twagiye duca, abanyarwanda barabakiraga neza, ukabona bose bafite ubwuzu bwayo. Kandi n'abanyamahanga nuko byari bimeze, niko byari bimeze. Rwengo yose niko yari imeze, yarafashe kandi zambara naho twari turi hose. Abanyankore babyemeye yuko ubu ngubu turi hamwe nabo. Ariko ngira ngo iba ari ubutamenya, simbizi. Ubutamenya none se Museveni ntiyabivuze, kubera yuko iyo bavuze ignorance biba ari ubutamenya. Nawe wenyine Museveni yaje aravuga ati nanjye ndusha ubutamenya bwanyu, kuko abufatiriye kumara imyaka 40 ngo wenda abantu baziga. Hanyuma abona hari ubutamenya bwinshi, none yavuze ati ndaburushye. Muganga ntunkora iki? Ubuse kujya kwerekana ibituro ntago ari byo byatuma bavuga ngo uyu ni umwenegihugu. N'amarira yarize n'iki, ariko ndakeka ko biriya nta kintu byamara. Munde yarakubwiye ati rwose nanjye hari ubwo abantu bazanga bakarira ahangaha bakambabaza, kandi Munde bavuga ko ari umunyarwanda. Ati yaravuze ati ibintu nanjye birambabaza. Ariko itegeko riba ari itegeko, kuko nanjye niryo ryanzanye ahangaha, kandi nanjye niryo nkoreramo. Kandi igitangaje hari abantu benshi Museveni aha akazi muri iyi leta, benshi b'abanyarwanda, ariko uzaba ari mu Internal Affairs hari, ariko nta kintu babikora. Ane turamuzi, uzamubaze kuko ejo bundi bwo Anete yabonye passport. Nabishyizemo uruhare cyane. Yarayibonye. Nabishyizemo uruhare cyane kugira ngo ayibone. Ariko uriya mugabo wagerageza kuyimunaniza yari umunyarwanda. Umugabo ukomishoninga hariya kuri passport ni umunyarwanda, umugabo muremure utakwihisha yuko atari umunyarwanda. Ariko uraza akagerageza kugira ngo agerageza kuri mitinga abanyarwanda kugira ngo batabona passport. Ngaho tekereza. Ubwo se yiba gihe kera nari nzi ko umunyarwanda aho yasangaga mwene wabo, ubundi niko byari bimeze. Wakoraga uko ushoboye kugira ngo umufashe ikibazo arimo gikemuke. Abanyarwanda kera barakundanaga, ariko ubu ngubu sinzi ikibazo iba ari inda nini, iba ari ubusambo, iba ari ubutamenya. Abantu ntabwo bagikundana, abantu bagitinya guhemuka, abantu ntibakigira umuco, ibintu byarazambye, sinzi ukuntu bimeze. Kasita abanyarwanda babonye isahane yabo, noneho abakeya bashaka ngo bazajye aribo bayiryeho bonyine. Nicyo kibazo gihari. Utazanabaza ngo hari ikindi kibazo cyose, nicyo kibazo cyonyine gihari. Kuko nabonye n'uwitwa Munyagwa ari akora ikiganiro n'uwitwa Kasuku, bavuga ngo abanyarwanda ngo kuki batashatse irindi zina, ngo biriya Gashumba yari yazanye ry'abavandimwe. Ariko urabona hari abantu bavuga ibintu baba batabizi. Noneho ngo abakonjo muri Kongo ngo biba bitwa Abanandi, sinzi ukuntu numvise bivuga, no muri Sudani n'Abagisu zingiyo hafi na Kenya. Kandi akavuga ati abanyarwanda, wowe zarebe buri muntu wese hano muri Uganda ufite umugore afitemo amaraso y'abanyarwanda, ati ibyo muvuga byose, ariko ukabona asa nk'ubishyigikiye, ariko abanyarwanda namwe murakabye cyane. Ukumva kandi atangiye kutwataka. Uriya Munyagwa avuga ngenda muzi, kuko nyine nk'uko nakubwiye ko nari mu UID twakoranye n'umugabo witwa Sebagara. Uriya Munyagwa yajyaga afata insaho ya Sebagara. Niwe wagendaga n'insaho ya Sebagara. Yafataga insaho ya Sebagara, cyari kiyaye kuko ni cyabwahise hariya. Abayaye abangaba bamwe b'urumogi ngira ngo babazi. Rero ni umutagwenda waje yihishahisha mu ntoza mu basilamu. Ntabwo ari informed Munyagwa neza. Arize ko yigaga Nyakasura. Ariko ntabwo ari informed. Ejo bundi nigeze kubwira ko hari ukwiga hakaba nto no kumenya. Hariho kwiga syllabus kayirangiza, ariko ntacyo ukuyemo.
rero niwe munyagwa kuvuga arabivuga neza ariko nyine ntabwo bisobanukiwe ntabwo bisobanukiwe niba yadufashaga akazaza ahangaha tukongera tukamwigisha nkamusanga tukadibetinga nawe tuzamushaka noneho nkaba namwigisha akajya kuri kurayini akamenya umunyarwanda n'iki muri Uganda yamara kumenya umunyarwanda n'iki muri Uganda then aho ngaho President Museveni ejo bundi murumuna we yamwandikiye ibaruwa murumuna we Salim Saleh ashaka kumuha advice kumwereka aho Uganda ifite kuba yajya uzi ko yamusubiyemo yaramubwiye burya Uganda urabanza ukamenya aho ivuye aho igeze noneho ukamenya aho izajya aho yerekeza so munyarwanda we buriya arashaka kumenya abanyarwanda bava hehe bageze he barerekeza akaba yabavugaho so buriya nicyo yifuza tuzamushaka tumubone noneho ashobora kuba yabidibetingira abagande wabo burya abasilamu iyo babonye hari umusilamu hari icyo bavuga bagenda n'icyo ngicyo cyabavuze cyaba gipfuye cyaba kidashitse buriya rero tuzamuzana tuzagerageza kumushake dukorane nawe hamwe interview n'aba abanyarwanda bandi bagashumba abo ngabo batemera atikoteni agashumba ba muganga nabo tugomba kubashaka gashumba cya kiganiro cyo twakoze buriya yarakibonye ko nahoze mwumva kuri radio 4 yaracyumvise agerageza kuvuga ngo hari abavuga gutya ariko buriya of course afite icyo yakuyemo ariko atikoteni yabafashe of course yabafashe impiri iyo yabafashe impiri ariko gashumba problem yajya agira ni umugabo utari mubi cyane ariko problem yajya agira akunda guhakana gutsinda nkuko nakubwiye we n'uwitwa Bucyana yandi bahakana gukora iki kugira ngo batsinde ntabwo bajya bemera yuko ibyo bavuga bimwe na bimwe bakwiye kubyigisha nabonye hari abanyarwanda bifurije perezida intsinzi b'abanyarwanda nyine ngo komite y'abanyarwanda sinzi nimba ya komite nakoherereje nuza ya liste niba urabemera bariya liste nayibonye ariko nabonye hatarimo Songa kuba abandi batowe mbona harimo Juma batatowe niba wabibonye nawe sinzi nabibonye rero cyo nyine Songa ariko ngira ngo arimo ariko Juma ko ntamubonye na Songa ntabwo arimo ko nabonye chairman kandi chairman nabonye ba Wase ba chairman Kanini ba Biraro kuko Biraro nta nubwo yari hari igihe cyo batora nta nubwo abyemera gihe twaragana ntabwo yigeze nyine abyemera so ni kikwereka yuko ari list y'abafere list y'abafere buri munsi barahari no ku matelefoni byumva biriya bintu by'abafere nk'ibyo ngibyo nabo ni abafere bariya ni abafere b'abanyarwanda ni abafere b'abanyarwanda burya umuntu iyo yagiye mu bintu bya nabonye ba Buyinza nabonye ba gasuza n'ayo mazina umenya yuko ari ba Dirazi iki ba Broka bariya Broka wese aba ari umufere buri Broka uzabona azaba ari umufere ni ba Broka bikise bariya ba Broka burya ntajya buriya nubwo wamutwarira urunyanya ngo aruboneho ijana ararutembera ariko bakaroburaze ararutembera so ntabwo iriya liste wowe yemera of course ariko nayanze kera urabizi nawe ibyo ngibyo twabyanze kera harya hari mu kwa kangahe amatora ntabwo kwari ukwa kabiri aho ngaho mu tariki ntibari bihaye amezi 6 se ntiyashize ntabwo arashira niya ngano nse mu kwa kabiri kuko turi mu kwa gatandatu ko zari nk'itariki 6 ubu ni 10 haracyaburayo ukwezi ngira ngo nk'ukwezi cyangwa hafi ko mu kwa kabiri kwa gatatu kwa ariko barahanitse none se niba ariko nibyo harabura iminsi mike biko nabonye Kanini yajoyininze Gashumba yagiye mu bavandimwe se na Buyinza ari mu bavandimwe reka uri hehe wahe naho bigeze se ni cyane ko barahanitse barahindutse hari ibintu ko numva bitumvikana neza se niko bimeze ukora ibintu bitari mu kuri iyo ibintu bitari mu kuri byose nyine biyoyoka gutyo ubu se turaza kubaho dute koko
Abanyarwanda bagira imana yabo, tugomba kubaho kuko twabayeho no kuri Obote no kuri Amini tubaho, abandi babaye no kuri Habyarimana, abandi barimo baranasavayivingira muri Kongo. Tugomba kubaho byanze bikunze, tugomba kubaho byanze bikunze. Okay, reka tugane ku musozo. Niba hari ikindi wumva wabwira abanyarwanda. Nk'uko tugifite amakuru aracyagenda imbere cyane, ya ba muganga haracyagenda corruption iracyahari, ba ministers batowe, kuvuna amazu y'abantu muri za nema n'ibindi, ibyo byose birafectinga abantu ki abanyarwanda. Ntabwo ari abanyarwanda gusa, abantu bose, ariko cyane cyane twebwe twebwe turiho ku bw'abanyarwanda. Ibyo byose rero tuzaza tugume tuganire nabyo ku banyarwanda, nabo batubwire. Hari umunyarwanda suzi wasenyewe? Ni umwe muri bo. Nawe warasenyewe? Kandi njye nabanje no gusenyerwa mbere. Hehe? Iwacu Kamwacya, kuko bavugaga yuko bashenyeye nyine nk'uko ureba ukuntu ko bishe banyirukanye ku kazi. So ni ikimenyesha yuko n'aba ngaba bagenda basenyera bashobora kuba bafite ibintu wenda bifashe kuri wenda ku burenganzira bwabo basaba, cyangwa barebe hari ibintu bitagenda neza, bakaza bakabasenyera. So abanyarwanda ni benshi buriya basenyewe, ariko nyine nuko uzashake bazi tukora ikiganiro. Ndaza barahari benshi, hari nk'abo twakoranaga side za Kireka iyo ngiyo. N'ubu ngubu ejo bundi baragusenyeye? Batwaye ntuza bwa kakeski kanjye kari nk'hariya ahantu bokereza cyane po kurahazi uzamuka Kamuri Road. Kamuri? Buriya Kamuri Road hariyo muramu wanjye wahubatse, ahubatse amafaranga yakuye mu bituro ibyo ngibyo muganga arimo kwerekana. We yaragiye akora ibituro hariya Nambore, bagiye kwishyura Nambore abonamo amafaranga menshi. Amaye. So ibyo bituro rero yarabyibose bitarimo n'imirambo, bitarimo umuntu. So bagiye kubaka Nambore baramukompensatinga, abonamo amafaranga menshi. Umuramu wanjye wenyine. So ibi ngibi byo muganga yerekana bari ibituro, ibyo ngibyo amenye ko bimwe bishobora kuba ari biba ari ibiwani, kuko live example yumvise. Rero yari yampayeho ahantu nshyira ka kiosk kugira ngo mbonemo udufaranga nimugoroba kokerezaho inkoko. Baraje bagatwara. Nta kindi kintu cyari kirimo? Harimo ibintu byinshi. Erega burya ukora inkoko bikumenyesha ko ufite fridge, winstorinze amashanyarazi, harimo imeza ziba zihenze, harimo za sandwich machine, ibyo byose byaratwara. Ni ibibazo kabisa. So ugasanga rero biradusubiza inyuma cyane. So ibyo byose abanyarwanda birabafectinga, kuko nabo niho babonaga iki, niho babonaga school fees z'abana, niho babona iki. Ibyo byose byazanywe n'iki, n'ubusambo bw'abanyarwanda ubu ngubu. Kuko ibyo ngibyo byose biza murwanira ya myanya. Kuko urabona ntabwo waba uri mu internal affairs ngo cyangwa uri muri nema ngo nawe ntiwodaringe distraction z'abantu n'ibyo ngibyo, ureba akazi kagenda. So ikibitera byose bizanwa n'ibyo ngibyo. Okay, reka tubashimire badukurikiraga kuri Umusingi TV. Ntimukibagirwe gukora subscribe, ntimukibagirwe gusharinga, kandi turabashimira kuko murimo murakora subscribe, murimo murasharinga, comments turazibona kandi turabasubiza. Mukomeze muduhe subscribe, byibuze tugeze nk'abantu 3,500, kuko 3 byo byamaze kugeramo rwose. Turabashimiye cyane rero, mukomeze mugire mugoroba mwiza. Bye bye. Muraho neza, ndabashuhuje. Amazina nitwa Patrick Munyandamutsa, nkaba ndi umunyarwanda wavukiye Uganda, ariko ababyeyi banjye baza gusubira mu Rwanda muri 1994 dusubiranayo. So bogewe mbarwa nk'umunyarwanda wo mu Rwanda, ntabwo mbarwa nk'umunyarwanda wo muri Uganda. Ariko ibibazo by'abanyarwanda ba Uganda twese biratureba, ari abanyarwanda ba Uganda, ari abanyarwanda bo mu Rwanda, kuko turabisangiye, dufite aho duhuriye. Icyo nshaka kuvuga, ikibazo cy'abanya-Uganda n'urwango ku banyarwanda ni ibintu byabayeho kuva kera.
ukareba nkanjye nabaha urugero muri 86 ndi umunyeshuri wa primary 1 twakubitwaga n'abagande bakatumerera nabi cyane baducurira ngo turi abanyarwanda nidusubire iwacu Rwanda. Hari uburyo bazaga bakakwinukiriza ngo enonte muraro etayina mayembe ngo unyamata. Abo bantu bakubwira gutyo ari abatindi babandi babakene barwaye n'imvunja, ariko bakadusuzugura nyamara twe tuva mu ngo nziza zikeye, twariye neza, twanyuye neza, twakarabye, ariko bari abana b'abatindi ariko bakadusuzugura kuko turi abanyamahanga. Batwitaga abanyamahanga, bakatwita abanyarwanda, bakatwita bararo. Ndashaka kubabwira ko ururwango rwari rukomeye. Ubwo ndababwira mu bintu byo muri 85 na 6 aho byageze tukajya dukubitwa n'abasore bakuru biga primary 4 5 6, twego turi abana bato ba primary 1 primary 2. Muzehe wacu yageze aha aduherekeza, akajya duherekeza kutujyana ku ishuri n'amasaha yo gutakaza kuducura. Wumve ikibazo ko cyari gikaze. Ndumva ibi mvuga hari abanyarwanda bagenzi bacu bari muri Uganda muri icyo gihe mu myaka yanjye bakuru cyangwa batoyaho kuri gihe, ibyo bintu bampa ubuhamya cyangwa tubyemeranyaho. Byageze aho bikomera, umubyeyi wacu aratubwira ati rero bana banjye ntabwo najya nshobora buri munsi kubaherekeza, nkeneye gukora n'indi mirimo idutunga, ngiye kubacira inkoni, izo nkoni mujye muzitwaza nawe mwirwanaho dore muri abagabo. Akatwita abagabo ariko turi abana, kwa kundi umubyeyi aha kuraje abana be kugira ngo nabo bumve ko bakomeye baze kuza kwirwanaho. Bavandimwe, umubyeyi wacu yaduciriye inkoni jye na mukuru wanjye. Twigaga Masindi niho twari dutuye muri uwo muhanda munini ujya Masindi town, twabaga za Kigumba. Abantu bari Kigumba aho ngaho za Masindi ndabashuje cyane. Umusaza ducira inkoni dushyira mu dusambe, kuko amashuri y'icyo gihe ntabwo twicaraga ku ntebe ahubwo twicaraga ku misambi. Jye na mukuru wanjye tukagenda dushoreranye, abo basore baza kutwataka cyangwa kutwatakinga, jye nkakubita hasi agasambe n'ijyo ahubwo twaye kubona igihe mutoya agahita atoragura za nkoni, nanjye nkafatiye yanjye agafatiye tukirwanaho. Ikiza abagande murabizi batinya inkoni. Twari dufite uburyo twaciraga mu kiganza gutya amacandwa afata inkoni agahita birukana. Ibyo byarakomeje muri 86 ingabo za Museveni NRA zijya gufata Masindi Barracks. Twari hasi uwo munsi turwana ku ishuri, badusezere batabana mwese nimutaye intambara yateye, baratwataka batangira kudukubita, tutangira kwirwanaho. Jye nageze mu rugo mbasetse, mama wanjye ahita ambwira ngo ngwe se ko mbone wakomeretse, n'abasirikari ba Bote n'abasirikari ba Museveni bagiye Masindi. Mwana wanjye se abana nako abasirikari ba Museveni bo bagukubise? Naho twarwanaga n'abana bagenzi bacu kubera urwango. Ibyo mbihereye muri 86 kugira ngo nze mbagerere no muri 2026. Aba bahungu rero mubona babagande b'abanyayuganda banga abanyarwanda bari ku mashosho media bakiri bato, bari ababyonshe mashereka abanyina na base. N'urwango bafitiye ikintu cyitwa umunyarwanda, yaba ari uwa Uganda cyangwa uwo mu Rwanda. Ndaza kugera ku kibazo cya Dr. Muganga Lawrence kuba yarahawe ubuyobozi maze akabukurwaho. Nizo ngaruka zose, nizo ngaruka zo kwanga umunyarwanda, nubwo bazana ibibazo ngo yabonye irangamuntu ngo byagenze gute. Ikibazo cy'abanyarwanda ba Uganda, urwango bafitiwe ntabwo ari urw'uko Perezida ari Museveni nk'uko babivuga ngo Museveni ngo niwe utumye uzana abanyarwanda, ngo niwe batwaye imyanya myiza y'akazi, ngo niwe bagira ate. No kubwa Obote no kubwa Amini, yewe n'abaperezida bose babayeho muri Uganda, abanyarwanda barangwaga, barabangaga, n'urwango bafitiwe. Dr. rero Lawrence Muganga kuba yarahawe umwanya wa minister ariko cabinet ntimwemerere, ntabwo ari uko bamwanga gusa, oya, bakurikije itegeko. Dr. Muganga ubwe arabizi ko yavuye mu Rwanda, nako Amini yavuye Uganda akajya mu Rwanda, agafata irangamuntu akaba yagakora muri Rwanda Revenue Authority, niho yavuye ajya kujya muri Canada, abona passport nanone ya Canada cyangwa ubwene gihugu bwa Canada, ubwo yari afite ubwene gihugu butatu. Ahubwo nkibaza nti President Museveni ni yihe mpamvu yatoye Lawrence Muganga kandi aziko adashobora kuba minister?
ese yaba yarashatse kugira ngo arebe ubukana bw'abagande ku banyarwanda yashatse iki? Ariko ibyo wenda ndabirenza amaso nkavuga nti Dr. Muganga namenye ko batamurenganyije. Nabonye rero banishyiramo witwa Tayeba. Tayeba ntabwo ari ufata imyanzuro wenyine, ni cabinet itoranya. Bo bashingiye ku bintu byinshi, bashingiye kuko ari umunyarwanda. Iyo ajya kuba wenda yarabonye ubwene gihugu bw'ikindi gihugu ariko ataragiye mu Rwanda ngo abeyo, byibura wenda bari kugoragoza. Nirwo rwango nababwiye rwarenze imipaka none ruri ku ngoma ya Museveni. So Lawrence Muganga ni yihangane, nanabonye rwose ajya no kumva imiryango ye biriya bintu genera bigaya mbabarire. Uriya mujyanama we nanone ntabwo yamugiriye inama nziza, ntabwo ari abantu bo kujya kugaragaza intuza imva z'abapfuye, ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba umunya-Uganda, ntabwo cyari icyemezo. Ahubwo we yari kubyihanganira akabyakira, kuko burya iyo uvugije induru cyane ukarira imbere y'umwanzi aranezerwa kurushaho. Naho Gashumba njya mbona agerageza kurwanira abanyarwanda ni byiza, ariko nawe ndamusaba kugabanya amagambo, kugabanya reaction. Afite amagambo menshi avuga atari meza, afite uburyo agaragaza ko ikibazo gishobora kuvuka isaha n'isaha cy'abanyarwanda n'abanya-Uganda, kandi si bikwiriye kuba, ntibikwiriye kuba. Aho yavuze ati niba ikibazo cy'abanyarwanda ba Uganda kidakemutse mwitegure M23 hano. Ayo ni amakosa akomeye cyane. Bwana Gashumba ni wumva kino kiganiro wumve ko wakoze amakosa, n'ubutaha ugerageze kugabanya umuvuduko, buranira abanyarwanda, ariko wo kuzana ibintu by'iterabwoba ejo bishoboka kugiraho ingaruka cyangwa bikagiraho n'ingaruka muri rusange kuri Uganda. So kugaragaza amarimbi, kugaragaza iki, ntabwo ari byo bigaragaza ko uri umunya-Uganda, kuko na Felicien Kabuga bamushyinguwe niba ari mu Faransa niba ari mu Bubiligi, ntabwo abana be bagena bavuga ngo hanga ni iwacu tugomba kuba twabona uburenganzira busesuye muri iki gihugu. Ntabwo bikwiriye rwose. Naho urwango rw'abanyarwanda bafitiwe n'abagande ni urwanda kera, nicyo nashatse kubereka. Nanone nkabereka ko Dr. Muganga yazize ibintu byinshi, yazize ubwene gihugu butatu. Iriya cabinet ishinzwe kugenzura n'abahanga bakora iperereza bakavuga bati uyu muntu ninde, bakamuva imizi n'umuzingo bakamumenya imbere n'inyuma. So yagombaga kubyakira, nuba byakire ndamwihanganishije, kuko uriya mwanya ni mwiza, kuko uriya mwanya ni ukawubura pepepe wari ubonye nagahinda gakomeye cyane, nko gukurwa amata mu kanwa. So Lawrence Muganga wihangane, nawe Mr. Gashumba gabanya n'abandi banyarwanda bagenzi bacu bari muri Uganda, mugabanye umuvuduko, kuko mushobora gukora ibintu nabi ugasanga bizanya akavuyo karenze ako mwatekerezaga. Okay, ndasoza nshimira mwese abakurikira ibiganiro cyangwa byose muri rusange by'Umusingi TV. Nkabasaba gukora subscribe, mukore follow, musharinge, mujye munatanga n'ama-comment kugira ngo dukomezanye na mugenzi wacu igihe agenda tugezaho ibiganiro byiza. Murakoze cyane, ndabashimiye.